uzazirikane ko inshuro ya mbere umugabo azamuye ikiganza kubita umugore ari inshuro ya nyuma aba yiswe umugabo. Uzazirikane ko umugabo ari umutware akaba n'umutwe w'urugo. Iyo utaye umugabo uba utaye umutwe. Uwo mwashakanye ni nk'ibati, iyo utarisakaye ngo rikomere urusanga ku muturanyi. Kirazira kurakarira rimwe mu rugo kereka inzu yanjye iri gushya. Abagabo dukunda icyubahiro. Ezekiyeli nava ku kazi ugiza n'amazi ashyushye, umwicaza ku ntebe nziza yiguriye, umukuremo inkweto n'amasogisi, ushyiremo andi make yahoze, umubwire akandagireho. Icyo gihe umugabo aranezerwa, agakora mu mufuka, agakuramo ikofa akakubwira ati jyanira mu cyumba ugakuramo ayo ushaka. Icyo gihe uranezerwa.
cyane umwuzukuru w'Ubuzungu arakoze. Ndagira ngo abageni bacu bagihagaze namwe mbasabe duhaguruke. Mubyeyi mwiza ngabe akatsi uko yo y'inzira n'akaruguru y'inzira nkatunga nkamerenge ku ntenyo kanyaruzi rw'amahara mpanga umuhinza karwema rw'impumbi ntatira bigwari. Irenga nakiriye n'iry'abasongozi ariko kandi n'abakumirizi baje baringura bavuga ko umuryango utugendereye ari ngombwa ko yari mugari mba ngombwa ku rurembo kugira ngo ubwo baza kogoga ino mbuga ngari ngana n'ukari abatsikimba batsikimbe abanimbitse abanimbitse abashakamba bashakamba abanyemera abanyemere abashaya abashayaje abashagira abashagirire bigendere muri uwo mucyo buri umwe wese anezerewe mu buryo bwe mbese ubwiza bwawe no kwisiga. Nanamenye yuko uyu muryango atari imfura gusa muri ibyo byombi ahubwo tunasangiye amazire iwacu tuzira cyane tuzira ijuru. Ndagira ngo tuze kunyemerera ushakira umwinginzi umwe wo mu muryango maze umushyikiriza amanda aturagize Uwiteka. Twanzika gusenga. Urakoze cyane. Kabyara. Reka ube mushiki wacu wamusenga. Abantu bambaye ingofero usibye z'akazi banyemere bazikure. Urakoze cyane. Mana turagushimye turaguhimbaje tugushimye ko waturinze ukaturinda kuva mu gitondo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Weteka nyiri gitare cy'amahanga waturinze uturindira ibirori uturindira n'abarimo. Ni ukuri tugeze mu masaha y'umugoroba turacyagukeneye uzubane natwe komeza turagire uturinde komeza ubane natwe turakurinze tuyobore mu masaha asigaye nitwasoza turi amahoro dushima izina ryawe. Wino ubikorere kwiyubahisha ubikore nk'Imana duciye bugufi ushirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amina. Utangwa kandi ukamishaho n'ijambo yagize cyagusigiriza urutsigi agutsindiriza urutsibo uratunga uratunganirwa ko mu gihe wangabiye akatsi ko hepfo y'inzira umana akaruguru y'inzira undinda inzigo vukira mu muryango uganje. Namenye yuko hari abashyitsi batugendereye Yego nabikuye ku basongozi n'abakumirizi ariko kandi bambwiye yuko ari umuryango unyomotse ari imfura nzima. Ndagira ngo nze gusaba uze kunyemerera wenda manda umbwire uriya mubyeyi ko iwacu twagize umwaka w'umwakaka tugahinga tukeza tugahura tugahungira tugahunika tugashaka ababyeyi beza bazi kubita urusyo bakaruhamya ingasire tugakangaza ku buryo butakaga imitima y'abizera. Mubyeyi ndagira ngo abagusimbukira ingindi ubareke maze wakiriye mubyeyi arakabyara byagije. tubonye abashyitsi kandi b'umugisha. Rero uri ku ruhembe ubayoboye yigira imbere dusuhuze tumenye uwo ari we tumenye n'aho baturuka. Uraho muvandimwe Alex. Ese ni wowe? Waranyibagiwe. Jeanette zagize Kukimenya naho nturuka. yewe muraho. Heruka n'umwaka wa kera Iheza kuza. iteka amahoro. Amahoro. Wowe Rutsiro murakomeye. turashima Imana. Uko nuko. Ni karibu aje ni wowe rwose ni karibu. Nta ruvansi bambwiraga ngo karibu Iwawe. yego rwose karibu rwose. Urakoze. Ni amahoro. Amahoro. Imvura iragwa. Iragwa. natwe turashima Imana. Yego. Mumeze mute hariya? Mwambutse imisozi mwabonye abasare babambutse mutambuka amahoro. Nta kibazo n'abantu beza batangije. Iwacu rwose nta kibazo gihari. Rero nsabe banyegere babahereza barimo baraza barimo bategura intango nziza buryo utura umubyeyi nk'uwo w'imfura n'umwitegerejeho n'akari umusirimu cyane. oya nibayitegure babanze guhizura imbiza banyuze inzira nyinshi bananiwe ngo baracyahizura ariko ngo n'inzira bayirima kandi humura rwose n'abo mwazanye rwose be kugira igishyika. babana b'ikambere data aciye iteka di bambwirire shaka abari abaziritsi mwese aciye iteka ati muhinduke abazituzi baziture baba ubundi muziture kirekire maze buri umwe wese mu munyuranyuremo ariko ntimumugezemo ijisho. Umubyeyi natumitse imwanaganira nta mbega intambwe zije ziramara uciye akabugi
ibice akabugi rwose dukomeze tuganire twicaye ihumura kandi ugire umutekano hano wisanzure tuguhaye ikaze iwawe ni mu rugo mu rugo rwose ntagire icyo wishisha iyo njya kugira icyo nishisha si by'ububa bwanze oya ariko iyo nari kuzinduka nari kuza njyenyine byaba bigorane nkaba igitambo ariko sinari kuza oya humura rero humura igira bugufi ahubwo ngiye kuvuga bya bindi ariko ntabwo ari byiza bya bindi by'amaguru nari ngiye kuvuga biriya ni bivuga batinda basha mugize neza ntabwo ugire wumve uko bimeze tubanza rerukana mu kwa munani wumve ko twagera ko byabiri oya urutoki ni rwa rundi ntabwo turahe ntimurahindura rwose ariko ni mu gihe ugera ugire dore wowe mugize nzira kandi uri imbere noneho rero uruhuka usesa impumu numara gusesa impumu uraza kuvuga iri kuri ku mutima ndagira ngo mwongere muhuze ibiganza mu nshimire ababyeyi amashyi atagira impundu asa nk'umuha mubyeyi mwiza uriya mubyeyi ni imfura cyane yanampiniye urugo arambwira ati ureba ndi intumwa kandi nkeneye kugira ngo nze gusoza ubutumwa nk'iteka ry'umunyarwanda ko umugabo nyamugabo arusoza ubutumwa wamutumye shingiye kuri uwo mujyo rero nanashingiye ku bupfura n'amamuko na mbere ubwo mwabugazaga umujyi umwe nta n'umwe waciraga undi sedondi mwagendaga muri uwo mujyo nagira ngo yindama ndajye mbere ntagejuru rwose nta mbebye sharika mubyeyi urakoze cyane muhuza w'ibi biganiro nawe uri imfura rwose niba kubanze amashyi ndetse n'umuntu uvuze tungushyo mubyeyi nkunze kutebuka cyane ukamenya ko abasaza bagira amazinda utatavaho yibagirwa ndagushimiye urakoze cyane mubyeyi rero Alex kandi muryango mwiza wa Hategekimana David hamwe n'umuryango twazanye ndagira ngo bashyire amaboko hejuru nuko turamukanye nibwo buryo bworoshye baramutse muri biganza turabishimiye rwose muvandimwe rero ntitwirirwa tujya kure nyiramaso yerekwa bike ibindi akirebera nuko mu minsi yashize uratugenderera mu izina ry'umuryango ari urukundo urakaruhorana murakoze cyane saba irembo wemera ko duhuriye kuri leta imwe y'ubumwe hanyuma dusezerana ko uzadukwera nk'uko wari wabivuze muri rya jambo ryiza uti irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni none ntiwatebye waradukwereye turazishima tumaze kuzishima tugira ibyishimo nk'ibyo ubona n'abariya bana bombi mbese witegereje uriya muhungu aze kundebera amaze gusaza nuko tuza gusezerana nk'abaganiriye neza ko ku munsi twari twasezeranye kuri iyo tariki na kuriya kwezi tuzaguhekera umugeni nuko icyifuzo cy'umuryango kikaba kiruzuye kikaba kigeze ku ndunduro tugize amahirwe twemeranya ko ibyo byose bizaca imbere y'Imana ikabiha umugisha nuko amata akunda akabyara amavuta ngiki cyatuzinduye rero hamwe n'uyu muryango mugari ngo tubahekere umugeni mwadusabye
Isimbi Abijuru Aurore. Umwana wanyu rero Ezekiel ntacyo kibaye, bwa burwayi bwose bwamukangaranyaga bwagowe n'ubusa, umuti yawubonye, ushatse wawakira uramugira Imana. Yewe mushimire uyu mugabo wabahekeye umugeni. amashyi abiri make buri wese akoma amashyi agendeye azarama numvere. Imana ibaye kuramba no kuramuka. Nuko rero nkagira nti mubyeyi Alex, abana Imana niyo yabahaye urukundo iraruzirikira rupfundika ubutanushuka, none babaye ipfundo. Icyo tubifuriza namwe ni ukubyara bagaheka, ni ugutera ikirenge mu cy'ababyeyi, ni ukubahiriza umuco nk'uko babitojwe kandi nk'uko bari kubibonana iyi mbaga yabashagaye. Bana bacu nimukomere, muri kumwe n'Imana ntacyo muzaba, n'ikimenyimenyi imigisha itandukanye tutatekerezaga ko ari iy'uyu munsi, iyo nayo yahamye nimwe mu mpano zikomeye Rurema yabageneye. Amen. Nibabongera amashyi. Mbe muvandi igira hino, igira hino rwose. Abana n'ab'imiryango yombi, ntawe uvuye mu rugo ntawe ugiye mu rundi, ahubwo bose. Ezekiel aza Impotse na Bikara. Ezekiel, Kamara urayizi? Niba utayizi nagukopeze Isimbi. Si ubwire. Kamara ni igitoki kigira umuneke uryoha cyane. Kera kirabira gitaraba n'amafaranga ataratera. Iyo Kamara yabaga yeze ntabwo bayijyanaga ku isoko, ahubwo bayishyiraga ku kagozi hafi aho. Umuneke wa mbere cyangwa ibiri, uwusanze ashonje ntasaba uruhushya agafata umuneke akaba aramiye igifu. Nawe wageze mu muryango nugera kwa Isimbi ntuzagira amasoni, wabaye umwana w'umuryango na Simbi ndumva iwanyu ari uko bizagenda. Ngaho rero urugo rw'amahoro n'umugisha, abana n'ab'imiryango yombi, nuko murakarama. Murakoze cyane. Reka uyu musaza tumuha amashyi. Naravugaga gatoya musangiza bityo rwose ntabwo narinda mumara impungenge ngo bizagenda gute, ahubwo iwacu haba ikibazo cyo kugira ngo umuntu atagira umubyibuho ukabije. Ibyo ngibyo twatangiye kubyirinda, ibyo bibazo byo biratwugarije. Abantu ubu dufite abaganga hano kugira ngo abana bacu batabyibuha cyane. Ari ibiribwa birahari, ari umuco n'ibinyobwa, umuco urahari, urukundo naruvuze mbere. Abantu bacu ni ba Rukundo, ba Mukarukundo, ba Nyirarukundo, ubu ngubu bose pe. Noneho babonye Isimbi igiye kongeramo urundi rukundo, rwose nta kibazo, rwose turishimye kandi turanezerewe. Rwose utubwirire abagutumye, utubwirire umusaza abona igishuti, rwose ni amavuta ahuye no kwisiga, ntuzigere ugira ikibazo na kimwe. Ubundi amasengesho yo ni menshi, ntabwo ibyo ndinda kubisobanura, wabibonye. Bya bindi by'aba muhungu rero ngo yarotaga nabi cyangwa se ngo yajya kwandika igisa akandika igireke, ubu azifatanya ari ebyiri. Iyi gisi yongeyeho igireke bibyara umuhungu. Siko muheruka mu ishuri yewe uko mushaje, aho nabyigiraga kera niko byagendaga. Ubu rero ntazongera kwandika kane, yandike
ibyo bivuge sha byose aho byongereho ibyo ntabwo azongera gutaruka 1 n'umunani. yego ngavuge yuko 1 n'umunani yabihareye papa oya kagiye gufata rimwe akagaruka kandi ku 8 Yego. guhereye aka kanya baye papa ubabaye n'imyozo bishimye akomeye mu mashyi. ibyo rero murakoze cyane rwose kandi tudaherera mu biganiro abantu baje nyabona dore abantu nyuma hari ibintu urimiragira. mubyeyi mwiza ngaho nyarutsa urakoze cyane. babana b'ikambere di babandi nashyize ngo kuri serivisi bamwe twahemamyabumenyi y'ikirenga muhinduka hazi tuzire aba bantu bose mu manyuranyuremo ariko ntibanyuzemo ijisho. maze mubyeyi mwiza unyemerere ncunguze uburyo umwete ibyo umwanzi be ni amasaha ubwire bwigwije umukoro ndagira ngo nsabe Ezekiel Emararama kunyemerera ngiye kuguhigisha umuhigo. uwo muhigo niwumva uzawuhigura azamura ikiganza bano bantu bakoma amashyi. ugiye kunyemerera ko ugiye kuvana isimbi mu ntebe y'inteko ya rubanda ukamwicaza mu ntebe y'inteko nshinga amategeko y'urugo rwawe. ibyo bintu niba ubyemera uzamura ikiganza bano bantu bahoze ibiganza bagushimire. amashuri maze rero Ezekiel wize byinshi mu rukundo rwawe na isimbi ariko n'ibingibi byongereho uzazirikane ko inshuro ya mbere umugabo azamuye ikiganza kubita umugore ariyo nshuro ya nyuma aba yiswe umugabo ntuzahirahire. isimbi rero nawe wize byinshi mu rukundo rwawe na Ezekiel ariko n'ibingibi byongereho uzazirikane ko umugabo ari umutware akaba n'umutwe w'urugo. iyo utaye umugabo uba utaye umutwe ntuzate umugabo. abanyarwanda babivuga neza ko gukundana biruta byose. maze ndababwira amategeko make y'ingo zubatse ntabwo nayava imuzingo yose ni menshi ariko ay'ingenzi ndayacisha mu rutamyi kugira ngo ngore mu rutamu rumwe. itegeko rya mbere riravuga ngo kirazira kurakarira rimwe mu rugo kereka inzu yanyu iri gushya ariko ntabwo mbibifuje. itegeko rya kane riravuga ngo uwo mwashakanye ni nk'ibati iyo utarisakaye ngo rikomere urisanga ku muturanyi uzarisakare rikomere. abanyarwanda babisigura neza urugo ruganirwaho kandi rukagendwa neza umujyi ukagenda mu muryo. maze rero hari ibintu by'ingenzi igiye guhibira nk'ibanga isi umutwaye icumu rya shebuja ryerekana agakirigishwa ke ariko abagabo dukunda ibintu byinshi ariko bitatu nibyo by'ingenzi. icya mbere abagabo dukunda icyubahiro. Ezekiel nava ku kazi ugize n'amazi ashyushye umwicaze ku ntebe nziza yiguriye umukuremo inkweto n'amasogisi ushyiremo andi make yahoze umubwire akandagireho. icyo gihe umugabo aranezerwa agakora mu mufuka agakuramo ikofa akakubwira ati jyanira mu cyumba ugakuramo ayo ushaka. icyo gihe uranezeza cyane. icya kabiri abagabo dukunda kuzimana uzamenye inda y'umugabo wawe atazahirahira ajya kurya pasi wayo amazi uteka. icya gatatu abagabo dukunda uburiri aho nawe uri mukuru uzahitwararike. abanyarwanda bajya kubisigura bavuze ngo inama itangire mu kirambo basangiye ikiryamo baca ikirago bisobanuye ngo urugo rwubakwa no kuganira. maze rero na Ezekiel abagore bakunda byinshi ariko nabo hari iby'ingenzi bakunda. ubushakashatsi bwakozwe 2023 na 2024 bwagaragaje ko abagore bakunda inkuru bakoresha amagambo 36 ku munsi abagabo tugakoresha 15. azasuhuza inshuti abavandimwe imiryango akoresha amagambo 10,000 andi yose 26,000 niwe azayabwira. niyo mpamvu n'ujya ukora ujya usigaza inama yo kwikiriza ngo ye ibyo akubwiye byose uvuge ngo ye urinde mucyo ukivuga ngo ye cyongera nezerwa akabona ko muri kumwe. icya kabiri niba utagiraga n'inema yo kubara inkuru Ezekiel nujya ucana inkuru ishyushye ujye wicara witonze uyitare wihereye mu mizi nugera mu rugo uyimubwira uhereye mu nzira aranezerwa abagore bakunda inkuru urugo rwubakwa n'inkuru. maze rero icyo nabifuriza hari n'irindi renga nagira ngo mbabwire ntabwo twebwe turi kumwe namwe mu byo mutangiye ntabwo tubari inyuma twebwe oya turi kumwe uko mufatanye uku natwe turi kumwe namwe ariko kandi intambwe ya mbere yo kubaka urugo ruhamye ni ukuganira naho urukundo ruza nyuma y'ibiganiro. amen. ariko ndagira ngo rero tukiri aho ngaho burya ngo kuyavuga nyaboneka mutaza kugira ngo nijye wamize ka gacuma k'amagambo mvuga ibyiza by'ingenzi. ntabwo ndi bwirirwe vuga ngo watanze undi kumubwira umurusha umurava kurusha undi rero nabanza bamutamike mama shenyi
Ezekiyeli ni inkwakuzi cyane, ndayaga mubuze ibiganza bumushimire. Imana imuhe umugisha.
abandi ntibasingirwa Yesu tarobanuye ku butoni araje azuye izanyu ibyatuye wahoraga utakuvumba amashimwe abandi bakobwa ukarebera mu madirisa abandi barimo baragatimba wahoraga mu makwe abandi basore ukarebera mu madirisa abandi barongona Yesu tarobanura ndagira ngo murire ingazi mwongere murire ingazi twongere duhe rugara ababyeyi bacu umubyeyi mwiza ngo wazindutse arazindukuruka kandi imvura iguye rimwe ntisubire bayita cyumya kandi ngo inzoga itanzwe rimwe bayita itubya ngo kandi n'igihe inka itanzwe rimwe bayita inturukure bari ababyeyi bazongera batugendere dusharike ingamba nushaka uze kubemerera ubahe rugari nanone ribabanda baze kuriva imuzi nidushaka ducutse ingamba ukabyara dutwanasasa bugari ariko bataza kuba nk'aba bazungu nibo baje mu Rwanda bavuga ko ari intumwa maze umwami arabaza ati mbe ko mumaze iminsi hano n'igihe kirekire mwaje kuba intumwa mute ntimwajya gusohoza ubutumwa bw'abatumye batuba batumye uwadutumye twarazanye tugo rero ntabwo muri intumwa z'abizeye umubyeyi mwiza nawe ndabizi yuko uri intumwa nziza yizewe ndagira ngo wenda manda muganire n'uyu mubyeyi nimushaka ducukiriza ingamba urakoze cyane rwose muyobozi kandi muhuza w'ibiganiro muvandimwe Alexis niya yandi ibyo hasubiwe yego rwose urabizi ko ubwo wadusuraga hari abasaza bakuze hari abandi siko umuryango wose washoboye kuza muri uruganiriro twabahaye ku ikoranabuhanga amakuru y'ukuntu twakiriwe neza mu muryango wa David ariko baratubwira bati ikoranabuhanga naryo ni ryiza ariko nibura nimufate bake basigare batarama ariko abandi muze tuma mbona nkubone nibwo twanyurwa none rero ibi byuma ntubirenganye n'abazungu babyarabananiye babyohereza iwacu ngo tubikore urasa uko byagenze none rero umubyeyi simbusaba ibikomeye cyane birenzaho mutwemerere tunyaruke dusohoze ubutumwa
maze n'ejo haracyari umunsi w'ikiruhuko na nimugoroba twagaruka biroroshye hasigaye hari amaguru ateguka ariko nibura dusohoke tubwire umuryango ko umwana yashyitse amahoro tubagaragarize urugwiro twabonye mumufitiye mbese tubahumurize. wivunika urumva ntavunika. Alphonse twaganiriye neza kandi muri imfura, aho abagabo basezeraniye niho bahurira. Turagushimiye rero utaza koko aho utarara urataha, kandi twari nabwiye abantu ngo hari amasibo aragiye kuza kugutaramira, ariko ushyizemo ingingo ivuga ngo hari abantu basinze namwe babategereje. ndavuga ndereka tubyoroshye tuzatarama undi munsi. Rero ba bahungu bagire tubaho tubanda baragutwara. Nibyo mubyeyi murakoze, kandi ntacyo twigeze tubonera muri uru rugo. gusa ikindi nagira ngo nsozerezeho, ntiduherukanye ubu gusa, navuze ko n'ejo bundi tuzasubira. Maze rero mu bundi butumwa baje bugufi, mu minsi itari myinshi tuzohereza intumwa zongere zibasure, zongere zirebe ko abana bari amahoro. Tuzazakira. Murumva rero ko turacyari kumwe. Aho rero musigare amahoro, kandi Imana ikomeze ibubakire. Murakoze cyane. Ntawe usezera aho akigenda, ni uguteganya, kandi twana rwose igihe cyose bizaba nta kibazo kizaba kibayemo. Yego, murakoze rero bose, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ababyeyi barakoze, ndagira ngo mwongere muze ibiganza mu banshimirire amashyi menshi cyane. Ndasaba buri umwe wese uri hano ahaguruke rero, ahaguruke yemarare. Buri umwe wese uri hano yemarare. Murakoze cyane. Namwe basore beza mwemarare, munyemerere tuze twanzurana isengesho mubyeyi. Murakoze rwose. Uwiteka mwami, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye imbaraga zawe no gukora kwawe n'ibikorwa byawe n'ibitangaza byawe utacwe ndetse kutugaragariza muri ino ngamba twanzitse. Tukuragije ibyabereye hano byose bigenda ari umugisha, bigume ari umugisha, kandi bisakarweho na roho wawe. Tukuragije abantu bose bari hano, bagiye kuva hano, kandi tugiye kuva hano tujya mu mpande n'impande zitandukanye, tugiye kugenda mu byumba byakozwe n'abana b'abantu, uhabe nk'Imana. Tukuragije uyu muhana turemye, ndavuga uru rugo twungutse, uruha umugisha, urukiryi, urutsibo, ubukire, umugisha, amafaranga n'ingabire n'ubwenge. Tubasabira urukiryi ubuzima rwaruka abakobwa n'abahungu, ariko kandi umutungo utunganire kuri buri wese wageze hano, ibyo yakoze b'umugisha, kandi umuturindira imiryango niyo twasize inyuma, ubwo tuza kugera aho waducumbikiye amahoro, turaza gushima izina ryawe. Kumubane natwe, uturinde, uturengere, uturamire, uduhe ubuhoro, uduhe ubugiri, uduhe kuganza, uduhe kuganduka, ariko kandi tugukunda. Bisabye n'izina ryawe ryiza, urakoze. Amen.